Abanya-Uganda bo mu bwoko bw'Abanyarwanda bongeye kutumvikana bapfa izina ry'abavandimwe ryazanywe n'abarimo umushoramari Frank Gashumba. Abo mu bwoko bw'Abanyarwanda nk'uko itegeko ribyemeza ni abakomoka ku bari batuye muri Uganda mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu n'abari bafite ubwenegihugu bwa Uganda ubwo itegeko nshinga ryasohokaga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Muri Mata 2021 Gashumba na bagenzi be bandikiye leta ya Uganda basaba ko yakwemera ko Abanyarwanda bahindurirwa izina bakitwa abavandimwe kugira ngo rero badakomeza kwitiranywa nabo mu Rwanda. Gashumba yasobanuye ko kwitiranywa nabo mu Rwanda mbese ko Abanyarwanda bo mu Bugande kuba bakitiranywa n'abavuka mu gihugu cyo mu Rwanda bituma bafatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo, bakimwa impapuro z'inzira, uburenganzira bwo gutunga ubutaka n'uburenganzira bwo kwitabira ibikorwa bya politike. Icyo Gadi Gasatura wari umuyobozi w'inama nkuru y'Abanyarwanda icyo gihe Gadi Gasatura yamaganye iki cyifuzo agaragaza ko hari umugambi mubi ushobora kuba wihishe inyuma yo kuzana iyo nyitoshya. Yagize ati impamvu iri inyuma y'ibi bikorwa iteye inkeke. Inama nkuru irizeza Abanyarwanda bo muri Uganda ko ibibazo bihari byose byaganiriweho ndetse bishyikirizwa inzego z'ubuyobozi bireba, kandi rero ibisubizo birambye biri gushakwa. Kuri uyu wa 29 Ukwakira 2024 perezida w'umuryango uhuza Abanyarwanda uzwi nka Umubano Simon Kayitana yatangaje ko yamaganye izina abavandimwe rikomeje kwifashishwa na Gashumba n'abandi bakozi ba leta. Kayitana yagize ati turi Abanyarwanda ntituri abavandimwe, ntabwo tuzahindura umwirondoro kandi turasaba Perezida Yoweri Museveni kumva ibibazo byacu nk'Abanyarwanda. Yatangaje ko umuryango Umubano wafashe icyemezo cyo kwirukana Gashumba mu birebana n'Abanyarwanda. Ati guhera uyu munsi twahagaritse Bwana Gashumba Frank mu bikorwa by'Abanyarwanda, agomba kwibanda ku mushinga we w'abavandimwe akareka Abanyarwanda. Yasobanuye kandi ko mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibibazo byabo abahagarariye Abanyarwanda bateganya guhura n'abami bose bo muri Uganda kugira ngo babashe kubaha ibitekerezo ku mushinga w'itegeko bateguye rigamije kubasubiza uburenganzira bwabo. Mu rugendo ruzarangira tariki ya 1 Ukuboza 2024 Abanyarwanda bo muri Uganda bateganya guhura n'abambasaderi bateganya kuba bahura na ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi EU. Uyu muryango akaba ari umuryango w'abibumbye. Rero leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza n'umuryango w'abibumbye baganiriye kuri iyi ngingo. Kayitana rero yatangaje ko muri Uganda hari abantu barenga miliyoni 6 bo mu bwoko bw'Abanyarwanda kandi ngo ubu bariho nta gihugu bafite bitewe n'itegeko ribambura uburenganzira. Umwuka mubi watumbye mu bwoko bw'Abanyarwanda ubwo abarimo Gashumba babwitaga abavandimwe nibwo haje kuba haboneka iki kibazo. Gashumba rero akaba yahagaritswe mu bikorwa birebana n'ubwoko bw'Abanyarwanda buboneka hano muri iki gihugu cya Uganda. Iyi ngiyi rero ni inkuru dukesha igihe.com njye bagezagaho ni Gift Mura nk'ibisanzwe kuri Mura TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.